This is Family Table TV. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizeye ko mumeze neza aho muri hose. Tugarutse rero mu ruganiriro rwacu hahandi duhurira tugacuca ibibazo by'umuryango, ariko kandi tugamije ko tubibonera igisubizo gikwiye kugira ngo muri sosiyete yacu, mu muryango wacu hagende haboneka impinduka. Uyu munsi rero nabahishiye iki? Hari ababyeyi bagiye bambwira bati ariko se waza dufashije ukatubwira ukuntu dushobora kuganiriza abana bacu igihe bamaze kuba ingimbi ndetse n'abangavu, tubura ururimi tubivugamo, tubura aho dutangirira, ndetse rimwe na rimwe bikanadutera isoni. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangira ibiganiro birebana n'ubuzima bw'imyororokere ku ngimbi n'abangavu. Ibyo bibazo byose mwibaza byose muzabisangamo, ntihazagire na kimwe kibacika. Turi kumwe na Dr. Anicet Nzabonimpa. Dr. Anicet, tuguhaye ikaze kuri Family Table TV. Murakoze cyane kandi ndasuhuza n'abadukurikiye bose. Nkaba nk'uko mubyumva ndi umuganga w'abantu, ariko mu byo nagiye nkora mu myaka myinshi cyane, nagiye nkora mu bijyanye na porogaramu z'ubuzima, ariko cyane cyane z'ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana ndetse n'umwangavu n'ingimbi. Ibi rero byagiye bituma ngira amahirwe yo kuganira n'abantu batandukanye muri ibyo byiciro navuze, ariko noneho mbara n'amahugurwa muri porogaramu zitandukanye z'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'umubyeyi, harimo nka porogaramu zijyanye no gukumira ndetse no kuvura virusi itera sida, kureba ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kureba ibijyanye n'impinduka ziba ku buzima bw'umuntu mu mikurire ye kuva akivuka kugeza ashaje, ariko cyane cyane ibijyanye n'ubugimbi n'ubwangavu, ndetse n'ibijyanye na gahunda zimwe na zimwe zo kwirinda inda zitifujwe, byo bakunda kwita no kuboneza urubyaro, ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ibirengera ubuzima, navuga bw'umwana w'umukobwa cyangwa w'umugore. Harimo na kuri aba impinduka zimwe zituma haza nk'ukwezi k'umugore, ese umuntu yamenya amakuru gute, n'igihe habaye ikibazo umuntu yagikemura ute, bavuga nk'ibibazo by'imihango n'ibindi. Ibyo byose rero ni ibintu navuga ko nitaho mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ariko noneho nkagira n'umwihariko w'uko numva naba inkingi cyangwa umusemburo wo kugira ngo abantu bakeneye amakuru kuri ibyo bintu bayabone, ariko no banayakoreshe neza, abe yahindura amateka, abagore n'abakobwa, ingimbi n'abangavu bagira ubuzima buzira umuze. Mwabyumvise rero, twari dufite impamvu ikomeye yatuma nyine aza kutuganiriza kuri iyi ngingo twafashe yo kuganira ku buzima bw'imyororokere. Dogiteri rero duhise dukubita tubangura, twagira ngo mu gutangira ubanza tubwire ubuzima bw'imyororokere bishaka kuvuga iki mu buryo rusange, noneho mu buryo bw'umwihariko ku ngimbi n'abangavu. Murakoze cyane. Buriya ubuzima bw'imyororokere ni ubuzima. Twibanda cyane ku mihindagurikire y'umubiri w'umuntu, ni ukuvuga ziriya mpinduka zigenda ziba ku muntu mu mikurire ye, ariko noneho izo mpinduka cyangwa iyo mihindagurikire ikajyana n'imitekerereze umuntu agenda agira bitewe n'ikigero agezemo, ndetse iyo mitekerereze igatuma ashobora kubana na za mpinduka zagenda abona ku mubiri we. Aha ariko ubuzima bw'imyororokere bukanagira n'icyiciro kireba n'imibanire y'abantu, aho koko za mpinduka zigenda ziba ku muntu bitewe n'imisemburo umubiri uba uri gukora. Izo mpinduka n'iyo misemburo bigenda bituma umuntu agenda agira uko yitwara, bigatuma hari ukuntu abana n'abandi. Noneho ubuzima bw'imyororokere bukaza gutuma kubera iyo myitwarire koko umuntu azashobora kororoka, kuko hari igihe kizagera umwe agakenera kwegera undi, babana nk'umugore n'umugabo bakaba bashobora kubyara. Navuga ko mu magambo make cyangwa mu magambo noneho arashe ku ntego, burya nta buzima bw'imyororokere butarimo kororoka, butarimo kubyara. Ari nayo mpamvu tuvuga ko buri ubuzima bw'imyororokere ni ingenzi cyane, nabwo butuma buriya isi ituwe n'abantu, kuko ubuzima bw'imyororokere butitaweho abantu ntibashobore kororoka, ntibashobore kubyara abandi, abantu bashira ku isi.
kuba rero Imana yaremye umuntu ikamuha n'ubwo bushobozi bw'uko ubuzima bw'imyororokere bwe bukora, noneho agashobora kuba yakororoka akagera abamusimbura. Niryo hame rituma ku isi koko abantu bakomeza babyara abandi, bakabyara basimbura, hakaba ibisekuruza n'ibisekuruza, uko abantu bagenda bakura basaza bava ku isi, hakaboneka abakurikira, abavuka bashya, noneho isi koko ikakomeza guturwa. Ari nayo mpamvu iyo tuvuga ubuzima bw'imyororokere tudahagararira gusa ku muntu ku giti cye, cyangwa ntiduhagararire ku bantu babiri, umugore n'umugabo cyangwa umusore n'umukobwa, ahubwo tureba sosiyete yose muri rusange. Ni nayo mpamvu uzajya wumva nk'ibihugu bigira nka politike z'ubuzima bw'imyororokere, aho bareba bakavuga bati niba mu uyu mwaka wenda abaturage b'u Rwanda ari miliyoni 14, ese mu myaka 50 bazaba bageze ku gipimo kingana gute? Ese igihugu kizashobora kureba iyo mibare uko igenda yiyongera n'ibikorwa remezo byiyongera? Ese ubukungu bw'igihugu nabwo buzagenda bukurikira uko iyo mibare yongera? Ndetse ugasanga abantu bagenda bagira n'imibare ikangurira abantu wenda nabo gufata ingamba zo kureba uko bagenda babyara ku buryo busobanutse bunoze. Ari naho wumva usanga nko mu Rwanda, nk'urugero natanga, hari nk'ikigereranyo tuba tubona batubwira ati mu Rwanda buri mwaka havuka abaturage bangana n'akarere. Iryo rero aba ari ikintu cyo kwereka abantu iyo myororokere y'abantu uko iri kugenda, uko iri kwihuta. Naho buri mwaka havuka abaturage bangana n'abaturage b'akarere, ni ukuvuga ngo hari akarere gashya kavuka k'abantu ariho kadafite ubutaka bundi bushya bwiyongereye kugira abantu bakabyumva. Ndetse abantu bakanavuga bati aho kujya wenda abantu bagenda babwira abaturage, wenda harimo n'abatize wenda batazi no gusoma no kwandika, batumva iby'imibare cyane, bagira ngo babwire ngo abantu biyongera ku mibare runaka, wabaye ikigereranyo nk'icyo bakagenda bacyumva. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'imyororokere buvuze mu magambo avunaguye cyane, navuga ko ari ubuzima ariko butuma isi ikomeza kubaho, abantu bashobora gusimburwa n'abandi, kubera hari cya kindi ko umuntu nibura ava ku iyi si nawe hari uwayisizeho, hari uwo yabyaye. Murakoze cyane, murakoze kudusobanurira muri rusange ubuzima bw'imyororokere. Noneho navugaga nti iyo tugiye noneho ku ngimbi n'abangavu, ibyo ntibyaba wenda bisa naho bitandukanye se, cyangwa byuzuzanya, cyangwa kimwe cyinjira mu kindi kuri icyo gisobanuro duhaye muri rusange? Nibyo, buriya politike z'ibihugu bitandukanye z'ubuzima bw'imyororokere zagiye zishyiraho ndetse navuga n'icyiciro cy'ubuzima bw'imyororokere bw'ingimbi n'abangavu. Aha ngaha ndagira ngo mbisobanure ngendeye ku mabwiriza duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, aho ritubwira ko buriya hari ibyiciro by'abantu byagombye kurebwaho ku buryo bw'umwihariko. Aha rero bavuga nk'icyiciro cy'ingimbi n'abangavu, bagafata nk'abantu bari kuva ku myaka 10 kugera ku myaka 24. Kubera iki? Kuko abo bantu burya bafite umwihariko. Abo bantu bafite umwihariko kugeza ku myaka 20 se umuntu abakiri mu ngimbi n'abangavu. Mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere buriya kugeza ku myaka 24 abakiri mu bugimbi n'ubwangavu, kubera ko umubiri uba ukisobanura. Nubwo tuba tuvangwa kuze mu myaka, ndetse n'itegeko wenda nk'iteko ry'u Rwanda rikavuga ati 20 w'umuntu abashobora gushyingirwa, abashobora gushaka, yego, ndetse na 18 igihe bisabiwe hari impamvu ibigaragaza akaba yashyingirwa byemewe n'amategeko. Ariko ku bijyanye n'imikurire y'umuntu, ku bijyanye na ya misemburo ituma impinduka zigenda ziba ku mubiri w'umuntu, abahanga bemeje ko kugeza ku myaka 24 umubiri uba ukisobanura. Ari nayo mpamvu koko ubuzima bw'imyororokere bw'iyo cyiciro cy'abantu bujya kuva ku myaka 10 ni cyagiye uko ubugimbi n'ubwangavu butangiye, hatangiye kuboneka impinduka ziboneka ku mubiri w'umuntu. Umuntu se wenda aramera amabere, aho niho twari tugiye kugera, yego. Ariko noneho izo mpinduka uko zigenda ziba, uko zitaba umunsi umwe, uko zigenda ari urusobekerane n'uruhererekane rw'ibimenyetso bigenda biza ku mubiri w'umuntu, abahanga bemeza ko ziba zimaze gufata neza umurongo ku myaka 24, kuko nicyo gihe burya imisemburo ndangabitsina cyangwa mbonerabitsina
izi wenda abantu bize amasomo ya za biology bita ngo ni za estrogene na progesterone yego. cyangwa testosterone, Mm, niho ku myaka 24 umubiri umaze kuzikora ku buryo buhagije, bwuzuye. ndetse wenda nk'umukobwa w'umwangavu ukwezi kwe k'umugore kukaba kumaze kujya kuri gahunda, kuko afite imisemburo yo kugutera no kuguherekezaho ko bikwiye, noneho ugasanga ko afite ubuzima bw'imyororokere buri gukora nk'ubw'umuntu mukuru w'imyaka irenze 30-40. Ubwo se siyo mpamvu wenda bavuga yuko muri iyo myaka y'ubugimbi n'ubwangavu kuba umwana w'umukobwa yasama biba bifite risike se cyangwa bifite ingaruka ku buzima bwe, cyane cyane ko iyo misemburo ya kigore ariyo batubwiye yitwa estrogene n'iya kigabo yitwa progesterone, aho siyo mpamvu muri icyo gihe iba itarakura, itaragera ku rugero rushimishije, bikaba byagira ingaruka nyine kuri wa mwana usamye. Nkanibaza nese kuri wa mwana we wateye inda, ushobora gutera inda muri icyo gihe, byo nta ngaruka bigira muri bwa buzima bwe bw'imyororokere? Nibyo koko buriya iyo umuntu akoresheje ubuzima bw'imyororokere, navuga nk'igihe kitaragera, hashobora kugira ingaruka ziba ku mubiri we ndetse n'ubwo yibarutse. Aha ngaha ndashaka kuvuga ko ntitubirebe cyane cyane ku mwangavu wenda utwaye inda akiri muto, ahubwo no ku ngimbi. Ubundi twemeza ko buriya gutinda gukora imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko ni byiza cyane, birengera ubuzima bwabo. Gutinda gukora imibonano mpuzabitsina bwa mbere ni ukuvuga ngo akarenga ya myaka uko twavuze 24 atarakora imibonano mpuzabitsina, burya ni ibintu byo kwishimirwa. Kuba umuntu akiri imanzi cyangwa ari isugi kujya ku myaka 24, 25 aba ari byiza cyane. Uwo muntu aba ari uwo kubahwa, kuko aba yakoresheje ubuzima bwe neza bw'imyororokere ku buryo aba burinze kwangirika, kubera ko iyo habaye nk'ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka mikeya, hakaba hagira n'ingaruka zigenderaho nk'izo gusama, gutera inda, gutwara inda cyangwa no kwandura izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, byangiza umubiri w'umwana cyane kurusha uko umuntu mukuru wangirika. Kubera iki? Kubera ibintu navuga ko ari bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uko umubiri w'umwana uba utarakura, ndetse n'igitsina cye kiba kitarakura neza, mu matako ye haba hatarakura neza. Ni ukuvuga ngo iyo akoze imibonano mpuzabitsina arangirika. Icyo ni icya mbere, arangirika, arononekara, kubera ko umubiri we utaragera cyagiye koko wagombye kwakira umwana, urwo rubuto ngo rukurire mu nda, ko umwana azageza amezi 9 avuke, ku buryo binagaragara ko umukobwa utwaye inda cyane cyane nko munsi y'imyaka 20 usanga uruhinja rurakura mu nda, urubuto rwakura mu nda noneho ugasanga bigezeho ku mezi 6-7 aho rukurira hararangiye, kuko mu nda h'uwo mwana w'umwangavu aba ari hatoya, bigasaba ko wa mwana no kuzamuterura mu nda amezi 9 atageze. Ari nayo mpamvu ingaruka zitaba kuri wa mukobwa ugiye kubyara, ahubwo zijyana no ku mwana, kuko umwana birumvikana biba ngombwa ngo bamuterure mu nda igihe kitaragera, hakaba igihe wenda biba ngombwa ngo bamushyire muri bya byuma bimufasha gukomeza gukura, wenda ibiro bitaruzura. Ibyo byose bikaba byakwangiza n'ubuzima bw'umwana muto uvutse. Ariko noneho twagarutse no ku kintu cy'imikurire, imibereho, tujya tuvuga ikintu cy'imirire y'abana. Burya imirire mibi itangira umwana akiri mu nda ya nyina. Byumvikana ko umwana w'uruhinja ugiye kubyarwa n'umwana muto, nawe umubiri utarakura neza, wa mubiri w'umwana muto ntuzashobora kugaburira neza ruriya ruhinja koko ruri mu nda, noneho bizarangire umwana avukanye ibiro bike. Ibiro bike rero bishobora gukurikirwa no kurwaragurika, ndetse hakaba havamo n'urupfu rw'uruhinja. Ariko noneho no kuri wa mwana w'umukobwa wabyaye, uretse gukomereka kubera gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse no kuba yakomereka kubera wenda yabyaye ashaka kubyara bisanzwe agakomereka, umwana agahagama
mu matako, akaba yakomereka inyama zo mu matako, akaba yagira ya ndwara twita fisitire ituruka ku kwangirika kw'imiyoboro y'inkari, uruhago rw'inkari, inda ibyara, umura, noneho ugasanga yagize ya ndwara yo kujojoba, aho umwanda muto cyangwa n'umunini bishobora kujya byisohora atabigizemo ubushake. Kuri ba bana se batoya ba basore nabo bashobora gutera inda bo hari ibibazo bagira ko tujye tubona, ahubwo abana b'abakobwa aribo nyine bahura n'ibyo bibazo? Bose ibibazo bagira ni nk'ibihe? Hari ushobora kuba ari kubyibaza aka kanya. Abasore nabo batera inda ari bato nabo bajya bagira ibibazo. Harya ubwo baba babaye abasore, baba bakiri abana? Baba bakiri abana muri make nyine, nk'ingimbi ugasanga nk'umwana ateye inda afite imyaka 15, 18, ikibazo bagira cy'umwihariko. Ndetse n'abashiki babo nabo hari igihe bakigira iyo batwaye inda bakiri bato, ni ikibazo cyo guhungabanywa n'ibyababayeho, ariko cyane n'amagambo babavugaho. Cyane nk'umwana w'ingimbi wabaye umubyeyi gutyo imburagihe, akenshi abandi bavuga turi papa runaka. Kumva kwakira ko ari papa, ko ari umubyeyi, kandi nawe akiri umwana muto, bimutera ipfunwe cyane, bikamuhungabanya mu mutwe, kubyakira bikanga, ku buryo akenshi birangira abo tujya tubona bavuye mu ishuri, kujya ku ishuri bakavuga ati papa runaka, yumva atabishobora, bikamutera ipfunwe rirenze urugero, noneho akava mu ishuri. Ariko noneho hari n'igihe biba ngombwa ko kubyakira bimurenga, bikamunanira, akaba yafata icyemezo kigayitse cyo kwiyambura ubuzima. Tujya twumva rimwe na rimwe, ukumva umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu yiyambuye ubuzima kubera atwite, cyangwa kubera yateye inda, cyangwa se nyuma wenda y'uko umwana avutse, akabona kubyakira biri kwanga. Rero tujya tubona haba ku bahungu haba no ku bakobwa babyaye imburagihe gutyo, hari igihe haza ikintu cyo kwanga umukomokaho, kwanga uwo yabyaye. Ukabona umwana w'umukobwa ntashaka no konsa uruhinja amaze kubyara, ugasanga ntashaka ndetse no kumuterura, ugasanga aramumujugunya hariya hirya. Ndetse ugasanga n'uwo mwana w'umuhungu nawe ntashaka ko bamwita papa runaka, ntabe yajya kureba umwana we, ntabe yamwegera, ahubwo akamuhunga. Ibi byose biba biturutseho ku guhungabana mu mutwe, kubera kutakira icyo kintu cyamubayeho, kuko kiba cyabaye imburagihe. Kubera buriya ibintu byose burya bikorwa mu gushaka kw'Imana, Imana iba biteganyije. Ni ukuvuga nicyo gituma nk'uko twabivuze, umubiri ugenda ukora imisemburo, ikagenda yiyongera, ikagira aho iba koko ku rugero ruhagije, niba umuntu ageze mu myaka 24. Iyo rero niyo misemburo itaraza ngo koko yuzure mu mubiri, bituma kwa gutwita, kwa gutera inda, n'ubwonko butabyakira, kuko umubiri nturagira igihe cyo kubyakira. Kutabyakira bikaba igikomere gihoraho. Ariko n'ikindi noneho ugasanga ya misemburo ntiyanateguye umubiri nawo kwakira cya gikorwa ngo umubiri ukure koko. Kandi burya iyo hajemo nk'ibintu byo kubyara, ntabwo aba ku mwanya gusa wenda warakuze, amatako yarakuze, haza n'iyo misemburo ituma amatako yoroha, n'inyama zo mu matako zikoroha, kugira ngo umwana ashobore kugira gute kuzitambukamo ziyoroheje. Iyo rero iyo misemburo itarabaho kuko ngo igere ku kigero igomba kugeraho, ibyo ntibikunda cyane. Ariko noneho ikindi gikomeye, iyo habayeho kubyara cyangwa gutera inda imburagihe, ni amashyari aza mu miryango. Usanga haje amahari mu miryango, ugasanga akenshi n'ababyeyi barashwanye, ugasanga akenshi dukunda kubona nk'umubyeyi w'umugabo avuga ati niba ari umukobwa utwaye inda, ati wa mugore waturere umukobwa wawe uko bigenze. Ikigoryi nyine kivuga. Ugasanga ni ikibazo. Ndetse yabaye n'umwana w'umuhungu, ugasanga wenda ati babyeyi n'abandi babyeyi wenda bakabwira ababyeyi ati ntimwarize neza, ibintu nk'ibyo. Noneho icyo kintu ugasanga gutwara inda imburagihe cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina imburagihe, iyo bimenyekanye bikagaragara, usanga byangiza n'isura y'umuryango. Ababyeyi bakabona
muri make ari nkaho batakurikiranye abana neza nabo bakumva bafite iryo pfunwe ryo kumva ko atari ababyeyi b'inyangamugayo bakurikiranye abana neza ariko no mu baturanyi wo ko ugasanga wenda bari kuvuga ati babana wenda bakoze biriya kubera batitaweho muri make ugasanga n'imiryango ne gusubiranamo yaba umuryango wa papa na mama n'abana ugasanga hajemo intugunda ugasanga hajemo ibintu bishobora no kugeza ko terashingiye ku gitsina yego rimwe akenshi n'umwana amwirukanye mu rugo ati wakoze amahano n'ibiki byose noneho ariko ugasanga n'umuryango nawe mu muryango mugari babyara be yego umuryango barawutereranye ugasanga bateranye wa muryango wabaye mu icyo kibazo ndetse tutibagiwe ko navuga ko kera abantu banavugaga ko iyo bavuga umwana yatwaye inda igihe kitaragera umuntu atwaye inda atarashaka bavuga ko ari ikinyendaro akenshi bakavuga ko wenda kizana n'ingaruka zitari nziza no ku mihindagurikire y'ikirere imvura yatinda kugwa ati n'uwa mukobwa ko ari runaka no mu miryango hagira ikintu kibi cyo mu muryango ati n'uwa mukobwa ko ari runaka wakoze amahano muri make ugasanga rero kubera n'umuco ibyo bintu byagiye bibaho kera amahirwe tugira nuko bigenda bishira wenda bagenda bigabanuka ari ugasanga abakibigenderaho bakomeza bereka wa muntu wo ko wenda wakoze imibonano mpuzabitsina hakiri kare imburagihe cyangwa wabyaye ko yitwaye nabi ndetse ko yakoze icyaha ko yakoze ibidakorwa. Arakoze cyane Dr Anicet afite byinshi kandi yatwemereye ko azajya abidusangiza binyuze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel Family Table TV. Turagushimiye Dr Anicet, twizere ko rero like mwamaze kuyikora mukaza gusangiza abandi iki kiganiro, hanyuma n'ibitekerezo byanyu nabyo mukabicisha muri commentaire cyangwa se ukaba wananyura mu gikari ukoresheje nimero za telefoni zacu 0788 43 ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka tuzongere utaha. This is Family Table TV.